Bajya kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza, bifurije kugira amahoro aho muherereye hose. Nkangarutse ngo tuganire mu minota itari myinshi cyane, tujya kureba ijambo bita songayi. Birashoboka ko hari benshi bajya bumva songayi impaya ariko ntibabashe kuba bamenya ibyo ari byo. Hari benshi bajya bumva ngo impaya ariko batazi kumenya ngo se ni ibiki. Tujya kureba amagambo afatanye bita songa impaya, turebe ese bisobanuye iki, byabayeho ryari, ese byararangiye ntibigikoreshwa cyangwa se byataye agaciro cyangwa se biracyakoreshwa. Bakunzi ba channel yacu, mbifurije ikaze kuri Afro Media TV. Ijambo bita impaya ubundi risobanuye icyo bita ubwami cyangwa se ibijyanye n'ingoma ya cyami. Iyo bavuze songayi ni izina ry'ahantu cyangwa se ni ibice byitwaga, ni igice cy'ahantu cyangwa se ni izina ry'ahantu. Ariko iyo bavuze iyo bita impaya byo ni ibijyanye n'ingoma ya cyami cyangwa se ubwami. Reka turebere icyo bita songayi impaya. Songayi impaya ni igice, iyi songayi impaya ikaba yari iherereye mu gice cy'iburengerazuba bwa Afurika, cyo bise Western Africa cyangwa se part of West Africa. Ubu bwami bwebereye mu iki gice cy'iburengerazuba kizwi ku izina rya Sahel. Ubu ni ubwami bwabayeho bukomeye cyane. Ubu bwami bwarakomeye cyane ndetse bigaragara yuko ubu bwami aribwo bwa mbere bwagize ingufu cyane mu mateka y'Abanyafurika. Ubu bwami kandi bukaba bwarahawe izina bita historiographical. Iri ni izina ryaturutse ku itsinda ry'abantu cyangwa se ku itsinda ry'ubwoko bw'abantu bari bwiganje muri ubu bwami. Kandi ubu bwami bukaba harimo igice bita Gao. Gao ukaba ari umurwa mukuru wari uri muri iki gice cyangwa se muri ubu bwami bwa Songayi. Uwo bita Suniyari akaba ariwe washyizeho ino Gao cyangwa se n'umurwa mukuru w'ubwami bwa Songayi ahagana mu kinyejana cya 19. Ubu bwami bwa Songayi bukaba bwarashyizweho cyangwa se bwaratangiranye n'ikinyejana cya 16 cya 15 kugeza mu 1000. Ntabwo bwatangiye ahagana hagati ya ikinyejana cya 15 kugeza mu kinyejana cya 16. Nyuma bwari butangijwe nyine n'uwo bita Suniyari. Suniyari akaba yarashyizeho umurwa mukuru w'ubu bwami bita Gao. Akaba yarawushyizeho mu kinyejana cya 19. Hari indi mijyi yavumbuwe cyangwa se indi mijyi yafatwaga nk'imijyi ikomeye cyane muri ubu bwami bwa Songayi. Muri iyo mijyi twavugamo nka Timbuktu ndetse na Jene. Iyi mijyi ikaba yari imijyi y'ubucuruzi cyane, yari yiganjemo icyo bita ubucuruzi cyane. Iyi mijyi ikaba yari yarigaruriwe ahagana mu mwaka yarigariwe mu 1468 kugeza ndetse n'umwaka 1475. Abasuni dynasty bakaba aribo bategetse buno bwami bwa Songayi kuvana mu mwaka 1464 kugeza umwaka 1493. Ariko ntabwo byaje gucira aho ngaho kuko ubu bwami abayobozi babo baje gusimburwa n'abo bita Skia dynasty. Skia dynasty bakaba barayoboye buno bwami bwa Songayi kuva mu mwaka 1493 kugeza mu mwaka 1591. Ubwami bwa Songayi ukaba hari indimi zakoreshwaga cyangwa zavugwaga muri ubu bwami. Izo ndimi twavugamo nka Tuareg language, Arabic language, Mande language, Fulani language, Hosa language
ndetse na Maori language. Izi zikaba ari indimi nyine zakoreshwaga muri bwami bwa Songhai. Iyo tuvuze icyo bita nyine ubwami cyangwa se empire nicyo bita collection of kingdoms, cyangwa se ni ubwami mpuzabwami. Nuko wafata ubwami bw'abantu benshi, ama kingdoms menshi atandukanye, warangiza ukayabumbira mu kintu kimwe aricyo bita empire, kitakigira ndetse n'ukuriye iyo empire. Rero ubwo bwami cyangwa se guhuza ubwo bwami bateranyije bukitwa empire, ukaba ubwami mpuzabwami. Ngo bwari bugizwe nyine n'abantu bagiye batandukanye, ari nayo mpamvu bavugaga indimi zitandukanye. Abavugaga Gituareg, Icyarabu, Mande, Fulani, Hosa na More. Urumva ko bavugaga indimi nyinshi zitandukanye. Hari kandi abagabo cyangwa se abantu bagiye bayobora nyine buriya bwami bwa Songhai, ko bagiye basimburana. Uko bagiye basimburana ni uku nguku, ariko mbere y'uko tuvuga uko bagiye basimburana, hari n'amadini basengaga muri buriya bwami. Buriya bwami basengaga cyane cyane abasengera mu cyo bita Sunni Islam, cyangwa se Abayisilamu b'Abasuni. Hakaza icyo bita Traditional African Religion, ngo ni imico ya kera, imico ya gakondo y'Abanyafurika basengeragamo. Ubwo ni bwo buryo nka bubiri basangaga bakoresha mu gusenga. Hanyuma abayoboye buriya bwami nuko bagiye basimburana. Mu mwaka w'igihumbi 464 kugeza umwaka w'igihumbi 492 hayoboye abo bita Sunni yari. Hanyuma mu mwaka w'igihumbi 493 kugeza umwaka w'igihumbi 528 hayoboye uwo bita Sunni Baru. Mu mwaka w'igihumbi 493 kugeza umwaka w'igihumbi 528 hayoboye uwo bita Askia the Great. Kuva mu mwaka w'igihumbi 529 kugeza umwaka w'igihumbi 531 hayoboye uwo bita Askia Musa. Kuva mu mwaka w'igihumbi 531 kugeza umwaka w'igihumbi 537 hayoboye uwo bita Askia Bekan. Askia Bekan cyangwa se Askia Bekan. Kuva mu mwaka w'igihumbi 537 kugeza umwaka w'igihumbi 539 hayoboye uwo bita Askia Ismail. Kuvana umwaka w'igihumbi 539 kugeza umwaka w'igihumbi 540, kuvana umwaka w'igihumbi 539 kugeza umwaka w'igihumbi 549 hayoboye uwo bita Askia Ishak wa mbere. Kuvana umwaka w'igihumbi 549 kugeza umwaka w'igihumbi 582 hayoboye uwo bita Askia Daudi. Kuvana umwaka w'igihumbi 588 kugeza umwaka w'igihumbi 599 hayoboye uwo bita Askia Ishak wa kabiri. Uyu nguyu akaba ari nawe mwami wa nyuma wayoboye Songhai Empire. Bakunzi ba channel yacu, ngira ngo ayo niyo mateka y'ubwami bwa Songhai. Muri makeya niko ubwami bwa Songhai bwagiye bubaho bukurikirana, uko bwagiye bubaho kugeza ndetse bunarangiye. Bakunzi ba channel yacu, ngira ngo ikiganiro cyacu reka tube tugisubikiye aha ngaha. Ngusaba gukanda subscribe ndetse na like niba hari icyo ano mateka akwibukije. Bifuriza kugira ibihe byiza.